N'amakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, ngira ngo nk'uko uri kureba kuri iyo screen yawe uragenda ubona amafoto agiye atandukanye. Ngira ngo uri bubone amafoto y'umusore nyine ubona ko ari umusore afite ukuboko, bimwe urubyiruko rw'iyi minsi ruvuga ngo afite ukuboko papa. Afite ukuboko, yari umusore nyine ku rwego yifuzwaga n'abakobwa benshi. Abakobwa benshi baramukundaga, yarakundwaga uyu musore uri kureba kuri iyo screen. Hari ukuntu ngo abasore nyine baba barateruye gutya, barateruye ibyuma ngo ubusanga ngo bakundwa n'abakobwa. Yarakundwaga cyane. Uyu musore yitwa Samuel. Ngira ngo niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, waba ukoresha urubuga rwa TikTok, waba ukoresha urubuga rwa Instagram, ukoresha urubuga rwa Facebook, ngira ngo byanga bikunda niba uba kuri izo mbuga ntabwo waba utabonye amakuru y'uyu musore cyangwa se n'aya mafoto nyine, ariko wenda ntubyiteho, wenda ukibaza uti se wenda byagenze gute, ariko byanga byakunda aya mafoto wayabonye bayagereranya, abantu benshi bakuramo isomo ry'ubuzima. Uyu musore n'umwogoshi, ariko amafaranga yakoreraga amafaranga menshi. Yakoreraga amafaranga menshi bitewe n'ukuntu yogosha, kubera ko yakundaga kogosha ibyamamare bigiye bitandukanye. Akomoka no mu gihugu cya Kenya, Mombasa. Ari n'abanyarwanda babayo, mu by'ukuri nababaje Yesu uyu musore bimeze gute i Nairobi, barambwira bati rwose uyu musore ari gukomeza kutubabaza cyane bitewe n'ibintu byamubayeho, bati rwose azi kogosha. Hari uwambwiye ati rwose ati yogoshaga ibyamamare bigiye bitandukanye. Hari n'abavaga muri Tanzania, ibyamamare bikava muri Tanzania wenda bafite urugendo muri Nairobi, bakagenda kabogosha bitewe n'ubuhanga. Niwo bogosha ba Bahati wara muri Kenya, abastari bagiye batandukanye, ba Harmonize yarabogoshe, donc ni benshi yagiye yogosha, ndetse n'ubu ngubu donc yari umuhanga nyine wo ku rwego rwo hejuru, abantu bamushakaga cyane. Uyu musore akiri umusore yajyaga muri gym agaterura ibiro 220 akabipeza. Ngira ngo ni bimwe nakubwiye ngo reba iboko papa, afite ikintu bita ukuboko yari yarateruye. Nawe nyine byibaze guterura ibiro 220. Yari sinzi ukuntu nabikubwira. Gusa ibintu byamubayeho ni isomo rikomeye cyane. Uyu musore mbere y'umwaka wa 2024, tutarinjira muri uyu mwaka 2025, ni umusore, yari umusore pe byo ku rwego rwo hejuru, ku rwego bitewe no gukundwa n'abakobwa cyane. Yari yaravuze ko donc 2024, donc mu ntangiriro za 2025 agomba kuzaririmbira indirimbo y'urukundo umukobwa nyine. Ubwo birumvikana yari yaraciye amarenga nyine y'ubukwe ko agomba kuzasezerana. Nakubwiye ngo yarakundwaga cyane. Uyu musore yari umusore mbere ya 2024, ariko 2024 ijya kurangira yatangiye kubona impinduka ku mubiri we. 2025 abona nuko nguko umusore uko yicaye akajya abona ibiro biri kugenda bigabanuka gake. Abantu bakorana muri salo bakavuga bati se kuri kunanuka bimeze gute, bakabyibazaho. Nawe akabona ari gutakaza ibiro mu buryo bwihuse atasobanukiwe, akabona nyine ibiro biri kugenda pe, akabona umubiri uri kugenda umucika, bigeraho noneho asigara ananutse gutya. Ariko muri uku gutakaza ibiro yagiye ku bitaro, ajya gupima kugira ngo arebe ku bitaro wese niki cyaba kiri gutera irigabanuka ry'ibiro. Irigabanuka rikabije ry'ibiro no kubera iki koko, niki cyaba kiri kubitera.
ajya mu bitaro bigiye bitandukanye byahariye i Nairobi, ajya gusuzumisha, bamwe bakabona ibitari byo, bamwe nyine bakamwandikira imiti mu bitaro bigiye bitandukanye, bakamwandikira imiti bati genda ufate na gutya, ujye urya n'imbuto, ufate ibintu bitera imbaraga, nyine bakabona ibintu bitari byo. Umusore rimwe bamuhereza transferi, arangije ajya guca mu cyuma. Buriya na Kenya hari ubuvuzi busa nkaho buteye imbere, kubera ko ari amatransferi bavuga nko mu bihugu bigiye bitandukanye, bakavuga ajya muri Kenya habayo ibi nka za Kenyatta Hospital. Donc hari ubuvuzi nyine bwisumbuyeho, hari ibitaro bigutransfera ngo ujya muri Kenya kugira ngo donc barebe nyine bakurebere mu mubiri, ugasanga ugezeyo ikibazo donc barakibonye. So rero yagiye muri ibyo bitaro kuri transferi byisumbuyeho, barangije babona ikiri gutera umunanuko wiwe. Barapimye basanga uyu musore ku gifu hajemo ikintu bita kanseri. Yarwaye kanseri y'igifu. Agira ubwoba. Urumva nyine kumva nyine ko kanseri nk'abantu mwe birarenze. Uyu musore nyine bapima basanga nuko nguko bimeze. Barangije bapanga uburyo bagomba kumwitaho nyine ku bitaro, uburyo kanseri bagomba kumubaga, bakamukorera surgery kugira ngo arebe ko yakira. Kuri ubu ngubu ari kwitabwaho n'abaganga. Ariko nyine uburyo yagaragaraga, uburyo yari umusore, n'uburyo nyine yakunshumutse, uburyo nyine umubiri we wamwihindukanye, nibyo abantu bari gukomeza gusharinga amafoto ari mu bitaro ameze gutya. Abantu benshi bakavuga burya ntukiratane umubiri, kandi baravuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Ngira ngo mu kanya nibwo nabonye ku mbuga nkoranyambaga ze hari ubutumwa yatambukije, aho yagize ati, ni amagambo y'icyongereza yanditse ngo every situation is temporary in life, so when life is good make sure you enjoy and receive it fully, and when life is no good remember that it will not last forever and better days are on the way. Aho yagize ati donc ni mu rurimi rw'ikinyarwanda, wenda tugerageje kubishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda, yagize ati situation, reka mvuge ibihe byose urimo mu buzima donc biba biri temporel, bigenda bihinduka, birahinduka. So when life is good, iyo ubuzima ari bwiza, make sure you enjoy and receive it fully. Aho yagize ati mu by'ukuri ubwo buzima bwishimemo, ubuzima ari bwiza nyine ihereze, nta byo kwiyima nyine. Donc muri rurimi rw'ikinyarwanda niko twabivuga. And when life is no good, noneho iyo ubuzima atari bwiza, remember that it will not last forever and better days are on the way. Mu by'ukuri ntabwo iyo ubuzima atari bwiza ntabwo ariko bizahora. Iminsi myiza, ibihe byiza biri imbere, niwo kuvuga ngo ibyiza biri imbere. So aya niyo magambo uyu musore yatangaje ku rubuga rwiwe rwa TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Ubona ko yananutse, ubona ko rwose nyine ameze nabi. Nk'abantu uyu musore, abantu benshi bari gukomeza kumugarukaho, donc bitewe n'ukuntu adefinisa isomo ryitwa kwiyoroshya, kutishyira hejuru mu buzima. Nyine umuntu akajyaho ugasanga abantu bari kwirata ngo ndi mwiza, ngo ngewe ngo meze neza rwose, ukihenura ku bandi, ariko se ngo birabi, ngo ubuse ngo urango namunyweraho amazi, ngo ubuse ngo uyu ngo ikintu se ngo yafashe ngo sinagikoraho, ngo ikintu amaye ngo nta kintu nagikoresha. Ugasanga umuntu arishyira hejuru, kandi ubuzima life, ubuzima turimo burahinduka, ubuzima turimo buratwihindukana. Umuntu arirata ubwiza, utazi umwanzi asiga umubiri, ukagenda umubiri ukawunogereza, ukumva kuri mwiza, ukajya wireba muri miriwari, utaho nzajya nsha ariko nta n'umuntu we ugomba no kumvuga. Ugasanga aracira ku bandi atariko se hatariko nka kiriya gicucu koko, dore kinteye n'utwondo n'udutaka, ariko se ari umugabo niba ari uwo mu Burundi, yari umukire,
yigeze gukubita donc hari agashyamba ngo yaragiye gucamo, hari ukuntu nyine abakire bari muri mu kavakanse agatembera, arangije ahura n'abantu ati ntabwo nshaka ko iyi nzira muzongera kuyicamo, nta nubwo nshaka kubabona donc munyura ahantu nanyuze, ntabwo ibyo bintu mbishaka. Arabirukankana ati mugende, ntabwo mbashaka muri iyi nzira. Hashize nk'imyaka nk'ingahe, ni nk'imyaka nk'ibiri, yahise yica umwana we. Kuri ubu ngubu ubanza baramukatiye burundu. Ntabwo mbizi wenda niba yaratanzwe ruswa cyangwa se n'ibiki, gusa nyine abantu baratangaye nyine ikintu bita kwiyoroshya. Nutiyoroshya isi izabigutegeka, isi izabikora kandi utabiyisabye, izagufatira imyanzuro kubera ko turi mu isi ihindagurika, turi mu buzima buhindagurika. Uyu munsi waba uri kanaka, ejo ukaba kanaka, uyu munsi waba uri umukire ufite za miliyari, nyuma y'imyaka nk'ibiri ukajya gusabiriza. Uyu munsi waba uri kugendera, umva sinzi ukuntu nabivuga, waba uri umukene umwe nyagupfa wo kubabarirwa, ejo amayetaje ukuzuza ukazamura kubera Imana yavuze. Donc nta buzima budahinduka. Ubuzima tubamo, waba uri umukire waba uri umukene, ni temporelle, turi muri temporary life. Ni ubuzima buhindagurika, ni ubuzima umuntu atamenya ngo bumuhindukanye gute. Urebye uyu musore nyine uburyo ibiro 200 agaterura akagira gute, ariko yiyicariye rwose ari kurya amafaranga yiwe kubera ko yogoshera amafaranga menshi. Agiye kubona yumva rwose mu mubiri nta kabaraga, yumva iyo umubiri ugenda wanga gake uko wanga ariko agenda nanuka. None kuri ubu ngubu yanabuhwa n'umuyaga. N'abantu mu buzima turimo twiyoroshye, dukunde bagenzi bacu, ntiwite ngo uri umukire, ntiwite ngo uri umukene. Abantu bakundane kubera ko burya niwo murage burya isi yagakwiriye kugira, abantu bagakundana, bagafashanya, bakirinda ibyaha. Nuko nguko. So reka nsoreze ahangaha. Utwandikira igitekerezo cyawe kuri aya makuru tukugejeje wese. Wowe iyi nkuru ikwigishije iki? Uyu musore wananutse mu kanya nk'ako guhumbya. Nitwa Shadow, reka njyewe dukomeze tubane mu zindi nkuru.